turabashuhuje banyarwanda muri mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda ndetse bari muri Afrika bari hirya ya Afrika mwese turabashuhuje kandi turabakunda cyane. Ibisanzwe ikiganiro cya kindi musanzwe mukurikira kuri uyu munsi kuri aya masaha icyizere cy'ubuzima. Uyu munsi byabaye ngombwa ko tuza mwarimu dusanzwe tumenyereye turi batatu ariko twaje turi babiri. Murabonamo isura nshyashya y'umuganga mugenzi wanjye ndetse unankuriye. Byabaye ngombwa ko uyu munsi tumutumira kugira ngo nawe aze agire ibyo adufasha, agire ibyo abwira abanyarwanda n'abanyamahanga n'abadukurikiye bose ku biganiro, haba ibyo twaganiriye ubushize haba n'ibyo turi buganire uyu munsi. Turabashuhuje muganga, musuhuze n'abandi banyarwanda bose munabibwira. Nk'ibisanzwe ngiye nitwa Muganga Nathan, kubimenyerewe kuri telefone ari nayo muri buze kuduhamagaraho turi hano mu kiganiro, ariko ndabasaba kugira ngo muze kuduhamagara mutubaza cyangwa se muduha inama cyangwa se ibitekerezo ku biganiro twaba twaraganiriyeho ubushize. Uwo mwanya turaza kubahereza, ariko muganga tubanje kubasuhuza, musuhuze n'abadukurikiye. Murakoze cyane Muganga Nathan, nitwa Muganga Munyankindi Innocent. Ndi muganga ujyanye n'inararibonye mu bijyanye n'ubuvuzi bwa Kinyarwanda, dore ko nabutangiye mu 1981 mbuzi bimera. Kugeza kuri uyu munsi tugiye kuganira hano, tuganira ku bijyanye n'ubuzima bwacu, abari mu majyepfo, ari mu majyaruguru, abari iburasirazuba n'iburengerazuba, nabari hano mu mujyi wa Kigali. Ndabashuhuje. Hanyuma rero mudutega amatwi kandi mudukurikirane, muratureba. Hanyuma mwumve ibyo tugiye kuganira bijyanye n'ubuzima bwacu, cyane cyane dore ko turibanda ku bijyanye n'ubuvuzi bwa Kinyarwanda ariko bwimbitse. Murakoze cyane kuba dukurikiye muri iki kiganiro, mu kutubaza cyangwa se kuduha igitekerezo cyangwa inyunganizi. Muraduhamagara kuri ya telefone isanzwe 0788, murayibona hariya kuri screen 56 ariko ntibyabuza ko muganga nawe ashobora kubaha nimero ye kugira ngo nuzamukenera ubutaha atari hano muri studio nawe azamuhamagare. Muganga mwabwira nimero yanyu. Murakoze cyane. Nimero yanjye abazankenera kugira ngo mbaho ubuhanuzi, kuko abantu bakuru buryo barahanura Nathan, ni kuri 0788 676 So mudukeneye rero abakurikiye iki kiganiro, muramutse mukeneye muganga igihe tutari kumwe cyangwa se igihe tutari muri studio, kuko ushobora kumureba ukavuga uti nkurikije ibyo yavuze reka ngire icyo mwibariza, mwamuhamagara kuri iyo nimero ababwiye. Ariko udukenera uyu mwanya araduhamagara kuri iyo nimero mubona kuri screen iri imbere yanyu. Hagati aho rero Muganga Innocent turabakiriye nk'uko twari tumaze kubibwira abadukurikiye, kugira ngo muduhamburire ku mpamba mwadupfunyikiye, mutubwira ibyo mwageneye kubwira abakurikiye n'isi yose, kuko iyi televiziyo igaragara ku isi yose. Ni abakurikiye isi yose, sinavuga ngo bari muri Afrika, sinavuga ngo bari mu Rwanda, ahubwo ni ku isi yose, kuko iyi televiziyo irarebwa cyane. Rero mwadufasha mukaduhamburira ku mpamba mwadupfunyikiye, abababaza bakaza kubabaza, abaduha ubwunganizi n'ibitekerezo bakaza kubiduhereza, ariko mwabanje kutuganirira. Murakoze cyane Nathan kuri iki kiganiro tugiye gutanga hano, kandi tuzi neza ko kuko durakwikirwa n'abantu benshi cyane kandi kuko bafite n'amatsiko cyane. Mu by'ukuri rero aya matsiko ndagira ngo nyabamare. Ubundi ikintu tujya kuganiraho n'ubuvuzi bwa Kinyarwanda bukoresha ibimera, ariko cyane cyane bushingiye ku muco wa Gihanga. Uwo muco wa Gihanga rero niwo turanya ngo tuganireho, abantu bamenye neza ese kuki kera baraguzaga, babiterwaga n'iki. Dore ko abenshi no kuraguza batazi cyari, batazi n'icyo bivuga. Ariko burya mu kuraguza havagamo insinzi, kuko ubwo nanone no tugiye kuvuga koko mu kuraguza harimo insinzi,
kuko kera niyo myizerere bari bafite. Iyo myizerere yabo rero ijyanye n'ibya kamere bya kinyarwanda bya kera bya gakondo ya kera, ni ukuvuga ko abantu bivuzaga bagombye gukoresha indagu kugira ngo babone intsinzi. Ubwo wabaraguriraga, hari abakoreshaga impinga, hari abakoreshaga inzuzi, hari abakoreshaga uduti, hari abakoreshaga umushwi w'inkoko, hari abaraguzaga umutwe, byinshi cyane, n'amasaka barayaraguzaga, hari abagiraga bagatanga imbuto, nanone bagatanga imbuto akaguha intsinzi. Ubwo rero ni ukuvuga ko uwaraguraga niwe wagombaga kugira uburyo bwe, ntabwo abantu bose bahuzaga uburyo bwo kuragura. Ariko noneho se tuvuge ngo ese abanyarwanda bacu ba kera baraguzaga kubera iki? Aho tubirebeho, baraguzaga kubera iki? Icyo kiba ikibazo. Baraguzaga kugira ngo igihe batewe n'ibibazo mu rugo iwabo kugira ngo babone intsinzi yabyo. Kuko hari byabateraga, bararwaraga, ese habagaho ikibazo cy'uko inka zarwaye, bakabona ni ibintu bidasanzwe, hakabaho ko nanone abo mu rugo haba harimo umwiryane, bakabona ibintu bisanzwe, bakajya ndetse baragurizaga n'urugamba kugira ngo barebe ko bazabona intsinzi yo kugira ngo batsinde rwa rugamba. Ibyo nabyo habagaho ushinzwe kuraguraho umupfumu akabikora. Muri iki gihe cya none rero tuvuge ngo mu Rwanda turiho rwa none, ivuga ngo imyizerere y'icyo gihe n'imyizerere y'iki gihe biratandukanye. Noneho rero muri uru Rwanda turimo rw'iki gihe, tubanje gushingira ku bya kera, twamenya neza ko n'ubundi ari abantu bagifite rya dini rya gakondo. Iryo dini rya gakondo hari abaririmo, nubwo hajeho ku mwaduko w'abazungu bakavuga ngo kiliziya yakuyeho kirazira. Ariko rero kirazira n'ubundi niyo n'ubu tugenderaho. Kirazira ni ngombwa, buryo utagize kirazira ntacyo waba uri cyo. Utagize kirazira waba uri wa wundi w'ikihare, utagira aho ugarukira. Iyo rero kirazira n'ubundi mu banyarwanda bacu bakera mu bakurambere kirazira yahozeho, niyo mpamvu n'uyu munsi tuyifite. Oyana n'ubu turayifite kandi tuyigenderaho cyane, dufite za kirazira nyinshi cyane. Iyo kirazira rero abakera bayigenderagaho, gakubira bati kirazira kugira ngo umugore arye ihene. Iyo ari kirazira kandi bakayizira nta nicyo bitwaye, ntacyo bitwaye, bakavuga bati ni kirazira umugore azamira ubwana. Ibyo nabyo harimo icyo bemeraga, kandi abagore ko kwiryo hame bakaryemera bati ni kirazira, kandi bakaryubahiriza nk'uko riri kuko kizira. Kirazira ko umwishywa asangira na nyirarume, iyo ari kirazira. Icyo gihe rero nta mwishywa wasangiraga na nyirarume, yari kirazira ikomeye cyane. Kandi mu by'ukuri abanyarwanda ntacyo byari bibatwaye, ndavuga abariho icyo gihe, abariho icyo gihe rwose ntacyo byari bibatwaye pe, wari umuco kandi bakawugenderaho neza. Niyo mpamvu rero n'aba bandi baraguzaga yashakaga intsinzi y'ibyamuteye. Ubwo rero icyo cyabaga cyamuteye cyitwaga inezi. Noneho ya nteze akayishakira iki? Intsinzi. Noneho ubwo niho tugiye kureba ukuntu kera iyo ntezi yabagaho, bakajya no kwiraguriza kugira ngo iyo ntezi ishobore gukira, agashaka intsinzi yayo cyane. Muri icyo gihe rero hari ubwo hateraga byinshi cyane. Ese twavuga ngo gutera ni iki? Gutera rero ni ukuvuga ko hateraga iki? Umuzimu. Umuzimu urateraga mu muryango, niyo myemerere yari iriho. Uwo muzimu rero hakaba hari umuntu wapfuye kera, wenda ari umuhigi. Ndagira ngo rwose abadukurikiranye babyumve neza cyane, ako kantu bakumve neza bakiteho. Niba yari umuhigi rero akaba aje gutera agira ngo bagire gute bamuhigire, ubwo rero habaga hari icyo bita umuhigo. Yaba yarapfuye asize adahiguye, icyo gihe agatera ba bandi bo mu muryango we kugira ngo bamuhigurire iki? Wa muhigo we yagiye atarangije. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, batwumve neza. Hari uwapfaga noneho ari iki? Ari umubumbyi, wenda bumba inkono. Icyo gihe kera hari ibyo bagiraga nyine bijyanye no kugira ngo byanze bikunze agira umuhigo ahiga ati mana. Bavugaga imana, ryangombe yari imana cyane. Ati uzampe kubyara. Akabyara koko, yamara kubyara rero agapfa adahiguye wa muhigo. Kandi babana byaye akabatanga aho yagombaga kubatanga, akabereka iyo mana kugira ngo ibamurerere. Barabamurikaga. Icyo gihe cyo kumurika noneho agapfa atari yarangiza guhigura wa muhigo.
icyo gihe yateraga mu bo asize be abasize b'umuryango we abasize rero nibo yateraga akagaruka noneho aje kugira ngo bamuhigurire wa muhigo atasize ahiguye ubwo rero noneho akabatera akabateza ibyago ukaba ufite inka zawe we Natani za nka zose zikarwara zigapfa zikarimbuka zigakunkumuka noneho icyo gihe rero we Natani wahitaga ujya ku muhanuzi wa wundi ugiye kukuragurira kureba insinzi zabyo cyangwa se inkomoko yabyo dore ko hari n'abagabo bifite batazi ko byatanzwe gutyo n'ubu rero tugiye muri details z'iki gihe turimo n'ubundi babakurambere uko bagiye bapfa batera mu miryango abantu ntibamenye ibyari byo dore ko bagiye bapfa imyuka yabo ikabiri kuzerera kabirazerera turarwana n'imyuka mibi iri ahantu ngo hejuru ho mu ijuru tutazi naho iri twebwe tutazi naho iri invisible ubundi les démons sont invisibles no kuvuga ngo amashitani ntaboneka munyura hato ubu twaba turi ahangaha muri studio munyura hato akaba aranga muri telefone yanjye simenye ko arimo ko sindamubona ni invisible no kuvuga ko rero icyo yankorera yagikora avuye no muri telefone nshobora no gusenga amasengesho dusenga Imana ugasenga akirukanka umuzima akiruka ariko mu kanya gato ni nk'ingona arubikira washobora kumenya aho anyuze ngo agaruka atere no kuvuga ko rero icyo gihe habagaho ubwoko bwinshi bw'iyo myuka mibi bw'abazimu hari abazimu batezaga ibyago mu rugo abantu bagapfa bagashira inka zawe we Natani zikajya mu rwuri hamwe n'izindi zikajya ku manga zose zigahirima zigashira kandi zanjye ngewe umunyankindi zigasigara kandi zari ziri kumwe mu rwuri ugasanga zimwe zirwaye z'icyorezo kandi izindi z'umuturanyi baturanye ntizigire ikibazo urumva ko iyo ni intezi ikomeye cyane nanone ushobora kugira umugore wawe ukamubanye mu rugo mudatongana mu kanya gato ya ntezi ikaza ikabateza gutongana buri munsi ya ntezi igarwaza umugore wawe kugira ngo mudahuza umubiri uhure n'amahoro mu rugo none ikamurwaza hahandi nawe ukunda umuntu w'umugabo ushaka hahandi wabo w'abantu niko tubivuga mu Kinyarwanda aho ngaho rero wabo w'abantu ya myuka mibi ikateza indwara idashobora kugira ngo muhure ibyo nabyo akaba ari intezi yihishe ariko ubwo hakari wa wundi wa kera wapfuye wagarutse ko hari ibyo mutamukoreye kabateza uwo mwiryane mukaryana ubu muri iki gihe tuba dufite abana ku mashuri abana bakaba ibigoryi kandi abandi bana biga bagafata neza ariko hakaba ikigoryi agahwininda akagira mu nshuro agahwininda niki ni ya ntezi yaje yateye mu rugo kugira ngo abana bahwinine noneho wowe muri icyo gihe cya kera bwo babonaga abana bo batajijuka badakura neza bakajya kubaza ariko muri iki gihe cya none ngo kirizakweho kirazira kandi nyamara biturimo ntaho byagiye rwose biracyahari nk'ibyo abakurambere badusigiyemo umurage ibyariho kera na n'ubu biriho nta bishya biriho rwose nibyo bikiza bitugenda ahubwo tukabiyoberwa noneho rero hari ikindi nanone intezi itera igateza nanone biravuga ngo ni inyatsi burya inyatsi rero abantu bavuga ngo ni indwara barivuza kandi batazi icyo ari cyo batazi ibyo bari gukora ibyo ari byo rwose ibintu bya kera n'ubu nibyo bikiriho muri uyu munsi muri kamere muntu ni ukuvuga ko rero ni ukuvuga ko ya nyatsi rero bamwe bavuga bajya ku maradiyo n'amateleviziyo ngo tuvure inyatsi no ntabwo ari inyatsi uburavura uvura intezi ahubwo ni intezi ni imyuka mibi usibye ko nyine abanyarwanda barangije kubifata gutyo babyakira gutyo n'abaganga bagenda babivuga gutyo bashingiye ku byo babandi baje kureba baje bavuga ariko noneho dusobanukirwe abadukurikiranye n'abandi bazanadukurikirana n'ikindi gihe kizaza bamenye neza ko nta nyatsi ibaho habaho
intezi y'imyuka mibi. Ni ukuvuga ngo icyo baza kwivuza abadukurikira ngaha babyumve neza mwe icyo muza kwivuza mwitwa inyatsi twe nk'abaganga tukita intezi. Ntabwo twahita tubahindurira inyito yabo cyangwa se ngo tubahindurira imyizere yanyu, ariko twe nk'abaganga tuzi ko ari icyo bita intezi kandi tuzi kamere, tuzi ibya kamere ya kera. No kuvuga ko ni intezi iba yaguteye niyo kwambura ibyo ufite. None se koko mu by'ukuri ko nta waba gukoze mu mufuka ngo akwibe, ahubwo ibintu byawe bigenda ku buryo utazi, ku buryo utateguye, ku buryo udatekereza. Ukaba ufite miliyoni y'amafaranga, urateganya kubaka akazu cyangwa kugura ikibanza, ejo hakaba ikintu kimeze nk'impanuka kikaza kigatwara 500. Ejo bundi hasigaye 500, hakaza ikindi kigatwara 200, kandi utarigeze ubitegura rwose, bikaza ari improvise mu buryo utateguye, bikaza ari improvise, bikaza bikatwara bikayamara. No kuvuga ko rero nta utanga ubukire, ahubwo yagombye kuvura ya ntezi. Abadukurikiye bumve ko uyu mwanya ikintu benshi bita inyatsi ntabwo ari inyatsi nk'uko babivuga, babyita inyatsi wenda kuko kibaka ibyo bafite, ariko mu rurimi rwacu rw'ikiganga ni intezi. Nibyo rwose. Aho twagira ngo tukabura dukurikiye babyumve neza ko ni intezi aba yatewe, aba yaratewe n'umuzimu atazi, akaba yaraje ariyo myuka mibi, muvuze esprit, zikaba zaraje zikamwinjiramo, zavuye hehe hirya no hino. Hari uwapfuye ari umujura ateza inyatsi mu rugo. Yes, icyo tucyumbe kimwe. Uwapfuye ari umujura mu muryango ateza inyatsi, ariyo wa mwuka mubuza ugatwara byose, kuko ni ukujura, ni ukwiba. Ni ukwiba. Wapfuye ari umujura muri uwo muryango mu gisekuruza cya kera, azakomeza uwo murage ubageremo, havukamo n'abajura nabo nibatavuzwa bakomeze kwiba babakubite. Hari n'abandi bapfa ari abanyagisare. Umunyagisare se ni muntu ki? Ni muzimu ki witwa umunyagisare? Umunyagisare rero ubwo urumva igisare ni iki? Ni ahantu yakomeretse, yagiye ku rugamba, ararwana arakomereka, yicwa n'uwo mwambi wa kera cyangwa icumu cyangwa inkota, arapfuye. Iyo apfuye ari umunyagisare ateza mu rugo imirwano, kuko hari umuhigo wawe ndi twavuze dutangira. Uriya muhigo atahiguye akiriho, aza gutera ba bandi b'umuryango we kugira ngo bamwibuke, bamuhigurire wa muhigo. Rwose abadukurikiranye tumve neza ko ibi ni ibintu biri muri kamere yacu ya kera na n'ubu, kandi icyo badasobanukirwa bakitubariza ahangaha tubasobanurira, cyangwa se bafata amanimero yacu bazajye bakitubaza tubasobanurire rwose badusange. Mu by'ukuri rero hari ikindi kintu gikomeye cyane ku badukurikiranye nawe muganga Nathani, hari ikintu gikomeye burya kiza mu bantu ntibamenye ibyo ari byo. Kera bapfaga ari abasinzi, uwapfaga ari umusinziro wo mu muryango, akaba yarasize bya bindi twatangiriyeho tuvuga ngo ntiyahiguye umuhigo yari yarahize, aragaruka nawe agateza ubusinzi mu muryango cyangwa mu bazamukoboka aho bafitanye isano y'amaraso. Aya maraso niyo sano ikomeye cyane. Ubona azateza ubusinzi, umuntu usanga yabaye bazanga, turiya muntu uko yize niba Nathani yaminuje akajya no hanze akaba ameze kuriyo, nta kindi ni ya myuka mibi. Kuko iyo umuntu ni andi zereri, iyo umuntu yafashwe n'ibyo ngibyo no kwivuza ntabishoboka. Byumvikane ko nta n'ubwo muboho abishaka, bishobora no kumuboho atabizi, bikamubaho gutyo gusa, akajya naho yituma ahagaze kandi atari uko abikunze rwose, bimuziye gutyo akahita babazanga, agahita aba ikizeze, ugasanga umuntu yataye iki gahunda y'abantu. Hagati akaba ariho dukangurira n'abantu, niba ubonye kimwe mu bimenyetso, wowe ukiri muzima ukireba ngo ushishoze, ukabonye kimwe muri ibi bimenyetso, wakagombye kutwegera tukagufasha tukakugira inama. Rwose urakoze cyane. Ubwo rero hari ikindi cyitwa integuza. Nanone twinjira mu nteguza. Hari integuza ibanziriza gutera, iteguza ibizabaho mu gihe kiri imbere. Iyo nteguza rero hakubiyemo byinshi cyane. Kera babyitaga amahano. Amahano rero ntago twavuga
nkatwe b'abavuzi b'abaganga bazi ibintu bya kamere ntiwavuga ngo kiriza yakweho kirazira. Amahano n'ubu aracyariho cyane rwose, kandi kera yarariho, kandi abantu ntibayamenya, ntago bayamenya. Kera ubundi hari nkotsa yakokerezaga ku rugo yitwaga kanwa kabi. Kuki bahitaga se kanwa kabi? Nuko ibyo yavuga itavuga ibyiza, yarakokerezaga inkotsa aho muri urwo rwagapfumo. Yes, dore ko na nubu bimenyerewe ko nk'igihunyira kije kikagwa hejuru y'inzu yawe uvuga uti byanga bikunze yagiye kubikira. Ubwo rero utakoresheje ya miti yo guhumanura gushyiraho kamaramahano cyangwa utereyo mukuru ntabwo amahoro aboneka. Yes, baracyumva neza cyane. Icyo ngicyo nacyo abadukurikiye bacyumve. Izi nteguza nizijya zizi wanyu bagiye bihutira cyangwa ukabona umurongo w'intozi waguteye ujye umenya ko hari icyo ushaka kukubwira. Rwose cyane. Mu by'ukuri ni ukuvuga ko iyo nkotsa yaba ihagaze ku rugo igakokereza bati njyewe ni kanwa kabi. Kubera iki? Ko ije kubura aho ngaho ko muri urwo rugo hari umupfu. Yes, muri uwo muryango hari umupfu. Kandi ibyo na nubu biraba nyine biraba, ahubwo abantu ntibabimenye. Ahubwo wa muntu yamara gupfa mu muryango avuga ati ariko inkotsa yari yavugiye ejo bundi cya gihunyira cyari cyahunyaguje. Ubwo nanone hari ikindi kintu abantu batabona ngo bakimenye. Hari igihe intashya yarika hejuru mu ruhembe rw'inzu, noneho yaritse cya cyare cyayo hagasaduka hakazamo umusati. Ibyo bisubira ikirere, bisura nanone ko muri urwo rugo ari inyenga bagomba gucukura imva. Ibyo nabyo ni ibimenyetso bantu mufite iyo ntashya ikazi karika mu muryango w'inzu hejuru ukabona harakatse, menya ko ari ikimenyetso gikomeye cyane ko muri urwo rugo harimo imva cyangwa se ikiri cyangwa ikibi cyane. Nanone hari andi mahano akomeye cyane. Ugiye kubona we Natani, saro yawe imbwa iraje yicaye mu ntebe yawe, iraho turumbutse hanze, iraje ntiyabimenyere ntiwabimenyereje, irahica iragusimbuye. Ayo ni amahano, ibifite ikivuga. Haje inuma ivuye hanze y'inturumbutse, iraje no kuburira ingoba. Kera babaga aho bita ku murere, igakomeza ikaza ikajya no kuburira ku rutara ikikubita ngo kandi igapfa. Kandi n'ubu biracyabaho ariko abantu ibyo bimenyetso ntibamenye ibyo ari byo. Noneho uragiye guhinga wowe Natani, ugeze mu murima wawe, wishe inzoka ya mbere, wishe ya kabiri, wishe ya gatatu, wishe ya kane, wishe ya gatanu, kandi ziri mu kivi kimwe gusa. Izo nzoka nazo zirasura iki? Imirambo. Ayo ni amahano, nazo zifite icyo zivuga, zikwereka ko hari ibikuriho imbere utazi. Ibyo rero nibyo kera bahita bajya guhanuza, bakajya kubahanurira, ubaterera inzuzi. Ubwo urumva ko abakurambere bacu bahitaga babona ibyo bintu bakabona ko hari ikibikurikira inyuma yabyo, ko hari ikindi kintu kibi. N'ubu kandi biriho, ariko abubu ntabwo babimenya. Iyo babibonye niyakirize ngo yakuyeho kirazi ntiwanabarenganya kuko iyo bukamana ryabikuyeho ibyo ngibyo. Ahubwo bitugeraho bikaduteza n'ibibazo tutabizi kandi byaraduteguje twe tukabyirengagiza cyangwa se tumenye ko imbere hari ikibazo. Niyo neza rero twatangiye tuvuga, ubwo watewe kandi iyo watewe uritabara. Kera rero bitabazaga iki? Ababahanurira, ababaha umuburo, ababereka intsinzi. Niko byagendaga. Nanone rero hari ikindi kintu nanone tujya tubona n'ubu kiriho. Nanone ushobora kugira ibiryo utatetse amavuta. Bya biryo isafuriya yose muri kera yari inkono, isafuriya yose ikuzuramo intozi. Nta mavuta watetse, witekeye Kinyarwanda, ariko none intozi zikuzuramo neza zikanabijya zikabikamya ibyarayemo. Icyo gihe nacyo ni integuza ikomeye cyane. Birakwereka ko hari umuntu uzajoga inyo iwawe mu rugo. Badukurikirane cyane bumve ibyo bimenyetso byose, kandi birahari. Kandi koko twarabikurikiranye twebwe, ntabwo ari byo twitira mu bwonko, ahubwo n'ibyo
twamenye bya karande bya kera. Ibyo nta muganga utabizi, twagira ngo n'abandi bantu bose nubwo atari abaganga ariko bajye bamenye uti iki cyaje reka tujye kubaza turebe se insinzi yacu yabiyihe. Kandi ibyo byose hari n'ibindi byinshi cyane, nko kubona wowe ubwawe kera barengaga ejo agatemesha umuburi, ejo bundi ikigage kikanyerera, cyangwa se ibitoki agatara bimwe bigashya ibindi ntibishye, noneho ikigage kikanyerera, ejo bundi bikongera gutyo bisimburana. Ibyo nabyo byari igisura ibintu bibi mu rugo rwawe. Ibyo nabyo barabihanurizaga, bakajya guhanuza, bakabaha imiti, bakabaha izo za kamaramahano, ibintu bigakira bikamera neza. Noneho urwo rugo ntirugire ikibazo, bakamushakira intsinzi ndetse no guterekera. Kera ko baterekeraga bagaterekera. Twebwe rero muri iki gihe cya none, mbwire n'abadukurikiranye, nuko twebwe icyo twizera ibimera ko bifite imbaraga kandi bimera mu izina ryabyo. N'abakera barahamuraga, nabyo turi bivugeho gatoya. Dore ko n'abakera, dore ko tukiri aha ngaha muganga, n'abakera aribo babyise kandi babyitaga kubera impamvu runaka. Buri cyatsi bacyitaga izina kubera umumaro wacyo. Rwose nibyo cyane, kuko niyo mpamvu nizo za kamaramahano zari ziriho kandi zikitwa iryo zina kamaramahano. Amahano yose akavaho. Hariho iyo mukuru ikabiruta byose. Wabonye mukuru yabaga ahumanuye byose. Urumva ko ibyo bintu byose byagendaga muri kamere ya muntu hamwe n'Imana. Kuko Imana yaturemye bwa nyuma, ariko iduha byose. Imana imaze kubirema byose iravuga iti muntu wanjye nkunze ndemye, ngaho ita amazina ibi bintu. Hari ibikururuka, hari ibyatsi, hari inyanja, inzuzi, amazina yazo byose byakozwe nanjye muntu, ishusho y'Imana. Niyo mpamvu rero kugeza uyu munsi ibiti byose tubona, ibimera byose tubona muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, niko uzayibona na Tanzania, ariko izina sirimu kubera ururimi. No mu Burayi uzagisangayo. Hari umuntu wigeze kumbaza, ndamubaza nti uyu muti n'uyu igitovu aho ngaho iwanyu kirahari? Mu Buholandi. Ati wapi? Mu Buholandi yahise ambwira uko bacyita, ahita agifotora, arakinywereza, nsanga ni igitovu. No kuvuga ko rero hose usibye amazina, ibimera byose birasa. Wenda bishobora kurutana ubunini cyangwa se ubutoya bitewe n'ahantu butuye, ariko byose biba ari bimwe. Ariko amahwa kuri icyo riba ririho ku gitovu. Ubuze umunyinya ihwa riba ririho, ubuze umuharata ihwa riba ririho. Usibye ko kubera klima y'ahantu ntago bigenda bisa neza, ariko byose amasinyi, ibimenyetso byose ni bimwe, usibye kureri gusa. Nuko rero aho ngaho nanone hari ikindi kintu kiba gikomeye, burya abantu birengagiza. Waka kanya wowe Nathan uhuye n'ikibazo gikomeye cyane, ahubwo aho ko wagiye kubaza umuntu w'inararibonye, utangiye kuvuga ngo yewe ngo nimuze musenge. Gusenga ni byiza, ariko nyamara uko nabivuze dutangira, iyi telefone yanjye ubu hazamo muveze spirit, imyuka mibi kazi kiryamiramo, kandi twasenze rwose twatokeje zagiye, ariko mu kanya gato zikagaruka kandi zije kuniga impita mpfu cyane rwose. Dore ko akenshi niyo bagusengeye banyamasengesho baragenda bakagusiga aho ngaho, ko ntabwo wakwishimira kubana nawe igihe icyo ari cyo cyose, kabone n'ubwo wagenda ukaba mu rusengero, nabo Satani ashobora kugenda akabacamo. Dore ko ngeza ngenda mbwira ati nta muntu n'umwe ugeraho Satani atatera ibuye, kuko bushobora kuba muri mu cyumba cy'amasengesho, Satani akaza akamanura akaboko yagacisha mu mabati, yagacisha hagati yanyu n'umwuka, akaza akazamura umwe muri mwe. Dore ko ashobora no kujya gutya akabavangira, muri cya kigare turasenga turizeye, ariko we akavangavanga. Ni munyura hato rwose. Mu by'ukuri ndatwira ngo tugenda dufata ku bimenyetso. Ubundi kera uko byagendaga, umuntu wabaga yatewe yagaguhanuza agashaka intsinzi. Muri gihe rero cya none twebwe kugira ngo dushake intsinzi, ahubwo twirukira kugira ngo nyaboneka nimuze mu nsengere. Kandi nyamara hari bidashoboka bishobora gukizwa na cya kimera nkuko twakivuze. Biriya bimera rero bitanze mu izina ryabyo Nathan, ntunatongere. Bamwe biha gutongera imiti, ntabwo ari byo. Ibimera mu izina ryabyo biravura,
turaye ngo tubwire abadukurikiranye ko twebwe dukoresha ibimera mu mazina yabyo. Iyo uzi ikimera n'izina ryacyo ngomba kumenya ko iyo ndwara urayibura kandi gakira. Nanone hari abantu barwaza abarwayi ugasanga bataye umutwe bakajya kareyesi bikanga bagashakisha bati umuntu wawe ni muzima kandi umuntu rwose yararangiye we wareba ukabona yataye umutwe ariko wajya karayesi ati umuntu ni muzima. iyo tuvuga karayesi abanyarwanda benshi karayesi ntabwo mva icyo ari cyo n'indera bashinzwe ubuvuzi bwo mu mutwe ukajya indera mu bashinzwe ubuvuzi bwo mu mutwe bakakubwira ati rwose jyana umuntu wawe ntacyo turabona. Ariko icyo gihe rero umuntu ufite ubwenge bumuyobora neza icyo gihe agomba kujya hehe kuri wa muntu ukoresha ibimera wa mwunganizi wo kwa muganga kuko nawe buriya yatewe kuko hari mwene wabo wa kera tutazi wawa yarapfuye nawe ari umusazi kandi kwa muganga ntibari bumupime ngo bamubone ntabyo babona nubwo bazana iki ntibamubona nembizibure ntaboneka kandi arimo gukora amarorerwa muri wa muntu aramubwira ngo dore biriya bintu arimo kubona ibintu biza bimusanga ati dore inzoka kandi wowe wazirebuka kandi koko ababibona we ababibona ariko wowe ntuzi abo muri kumwe ntibazibona ababibona ariko wowe umuhaye wa muti umugirira akamaro kandi ari ibimera ukoresheje nta n'amagambo nta n'imvugo cyane rwose wa muti ukawuvuga ute ibimera mu mazina yabyo ukawumusiga niyo mpamvu tubwira abantu ko twebwe ntabwo dupfukamira bayari none se Nathan twizera Imana ishobora byose hari ubwo warwaca umuntu urasago reka nta nubwo ibyo bintu ntanabikora rwose ikiri mpuze n'amaraso y'umuntu rwose icyo kirazira tugira ngo tumenyeshe n'abantu ko iyo tuvura dukoresha ibimera amazi ubutaka inyamaswa turazemerewe ibyo nibyo dukoresha ariko kuvuga ngo turarasaga abantu kiraziririzwa kuvuga ngo turafasha abantu gukuramo amada ibyo mujye mubishyira ku ruhande rwose ntazagire n'uzaza kutubwira ngo ntabwo dutanga ubukire ibyo ngibyo babishaka bazajya bajya ahandi ntabwo dushika ngo ngaho ndakwereka ngo umuntu yakurogeye oya ndagusuzumye ni amarozi y'amatamikana ndagusuzumye ni amahuherano ndagusuzumye ni ibyo watambutse ntibitegana ibyo byonyine maze kugusuzuma nkabona ko hari ubwo burwayi urwaye uko ubabara uko uribwa uko wumva bimeze mu mubiri wawe ndashaka bya bimera mbisekure dore ko indwara nk'izo ngizo na benshi bazigira ariko bakaba batajya kwa muganga ngo bagire icyo babamarira kandi nanone rero hari ikindi dukora rero Nathan tugikomeza ikiganiro hari ikintu uzajya abantu batwumva n'abavuzi batwumva batubabarire bajya babanza babaza umurwayi urupapuro rwo kwa muganga nayo ni swive nziza niyo mpamvu dushaka abavuzi ba gakondo ariko bazi gusoma no kwandika areba ati muganga si umuntu yamusuzumyemo iki muganga yamusuzumyemo inzoka ya mibi none ntiyayimuvuye ngo umushakire umuti wa mibi mushakire igishikashiki mushakire inkuruba sinabwira imiti ntimunyumva maze hasigaye uvange utunganye uhe wa murwayi hanyuma izo nzoka ntizizakira cyane rwose ubwo akaba muzima none se kuki yamarozi utayamurutsa ukoresheje ikirogora ngo ukimuhe umurogore si ikirogora si ijambo riri kuri cya giti cyitwa ikirogora ni naho nahereye mbabwira ko abakurambere bacu bajya kwita ibimera amazina bo bari bazi icyo bizakora dore ko bari n'abaganga mu by'ukuri kuko nta vuriro bari bafite bajyagaho nta miti ya kizungu icyo gihe babaga bafite ubuvuzi bwa mobile bafite icyo bita guhamura bakagenda bagahamura bati umuntu wanjye bamuroze ikirogora kiri bumurogore ni inyabarasanya ndayivuza igisebe umuntu wanjye bamurashe mu by'ukuri rugamba yakomeretse inyabarasanya kwita ririya zina nuko nyine yarwanyaga aho umuntu bamurashe igisebe kigakira barashanye ubwo barasanye inyabarasanya iri hafi aho ngaho reka ruriya ruguma ahantu barashe tubihashyire kandi rugakira niyo mpamvu rero turebye
ku bantu bacu ba kera bakoraga imihango ikomeye cyane mu guhamura umuti. Aho rwose mwihangane mutubwire ko n'ibyatsi byumva mubibwira abadukurikiye kuko ibyatsi birumva. Muganga ndagira ngo kantu mukabasobanurire kuko ibyatsi birumva. Kambasobanurire nacyo kuri iryo jambo umbajije kugira ngo abatwumva babyumve neza. Abakurambere bacu baciye umugani uvuga ngo igiti kirisha umuntu kumva. Yes. Gifite conscience. Iyo conscience rero ikirimo n'ubuzima. Ko nacyo kirahumeka. Nacyo kirahumeka rwose, oxygene rwose, iyo abayemo carbone nyinshi kuri cyo kiruma. Ariko nacyo kirahumeka. Niyo mpamvu rero iryo jambo rivuga ngo igiti kirusha umuntu kumva ry'abakurambere bacu. Iryo jambo ni jambo rikomeye cyane. Igitira kirusha umuntu kumva kuko muri rya zina ryacyo uko Imana yaduhaye uburenganzira bwo gukita izina. Rya zina ryacyo ryonyine ugiciye ukagiha umuntu, rya zina ryacyo niryo rigufasha kuvura indwara. Ubundi hari nk'ikimera natangaho urugero, umuravumba. Kuwita umuravumba nuko washariraga cyane. Kandi umuravumba rero iyo uciye uvura inkorora. Uri kumva inkorora igakira. Umuravumba ushobora kuvura angine. Umuravumba ushobora kukuvura indwara z'amasinenzite ushyize mu mazuru. Niyo mpamvu rero abakera bawitaga umuravumba ari nabo baryo zina bawuhaye nuko washariraga. Kimwe n'umubirizi. Kandi ukavumbura ibiri mu mubiri bikavamo rwose ugakuramo imyanda yose. Ukavumbagura. Umuravumba ukabivumbura ibiri mu mubiri bikavamo. Byose bikavamo. Benshi cyane rero batari bazi ko icyo giti gifite conscience cyumva. Nibabyumve neza ko igiti giciye mu izina ryacyo cyangwa inyamaswa ukayitanga mu izina ryayo. Ukavuga uti iyi ni intare. Ukabufite urwo ruhu rw'intare rufite akamaro. Ukavuga uti iyi ni ingwe ifite akamaro. Iyi ni inyemera. Ni inyemera ifite akamaro. Usiye ko atari ngombwa wenda ko tubivugira hano. Ntabwo twabivugira hano kuko dufite twe uburyo tubikoresha. Ariko mu by'ukuri ari inyamaswa mu izina ryayo. Ari buriya butare bwa kera nanone mu bijyanye n'amabuye. Ziriya nyundo bazikuraga mu butare. Muri ducukura za gasigereti n'ibindi. Ziriya nyundo rero zari zifite icyo zikora mu ruganda zivura nazo. Ubwo ni ubutare tugezeho. Ni ya mabuye. Tugiye kuvuza amabuye dukoresha ya nyundo. Ya nyundo yavuye mu mabuye. Iyo nyundo rero kera habagaho uburwayi budasanzwe. Ese ni ubuhe burwayi? Hari ibyo twita frigidite. Ni ukuvuga ko habagaho kudatekereza imibonano. Ari umukobwa utaratekerezaga imibonano n'umugabo bamujyanaga mu ruganda. Mu ruganda rero bakoreshaga iriya nyundo ariyo marito yavuye mu butare. Noneho bwo bagakoresha umuvuba. Noneho bagafata ya nyundo bakayikubita ku ityazo. Noneho ibishashi biganyanyagira. Bya bishashi rero byanyanyagira bigatangira kumutinyura. Tuvuge frigidite ni intinyi. Yararwaye intinyi. Intinyi ni indwara ikomeye cyane. Iyo ntinyi rero bayivurizaga he? Bayikoresheje ya nyundo mu ruganda. Niyo mpamvu rero ibyo nabyo bwari ubuvuzi bwihariye kandi bw'ubwenge cyane. Nanone kandi niba tuvuze ngo turavuza amazi. Amazi nayo impamvu tuyavuza nuko amazi iyo ubanze umuti ubangisha amazi. Ayo mazi rero nayo abita umumaro kuko iyo yavanze uvanzemo n'umuti w'ibyo bimera ugira akamaro kugira ngo bifungure ya bimera. Nuko bikarura mbega. Kuko burya hari ibimera byinshi birimo amasidi menshi toxic bishobora kwica umuntu. Ibyo bimera rero icyo dukora iyo umuhanga wo guhamura bya bimera ubikaruza ukuramo bwa bukare bwa busagwe ukurishamo amazi. Tutagiye kure dore ko n'iyi miti ya kizungu hafi ya imyinshi iva mu bimera. Iva mu bimera no mu nyamaswa. Ari nabyo natwe dukoresha. No mu nyamaswa zivamo. Iyi miti indi bakoresha iva mu nyamaswa. Indi bakoresha ikava mu mazi nk'uko bisanzwe. N'ubundi gusiye ko tudakora ku buryo bumwe. Ariko mu by'ukuri imiti bakoresha iva mu byo natwe dukoresha. Hari niyo bakoresha bakora ari amapudre. Noneho ikivura
ukongeramo amazi wakwereka ngo urageza kuri umurongo amazi ubwo nabyo amazi biba bivanze na wa muti wakozwe ubwo rero mu by'ukuri hari byinshi cyane burya abanyarwanda bacu ba kera bakoraga kandi by'umumaro no kuvuga ko rero bo kuko bari bafite n'imihango bagenderagaho hari nk'ibiti by'ibimera bajyaga guhamura batanambaye ukagenda yambaye uko yavutse ameze akagenda akagihamura akakita izina tuvuga akavuga ati wowe ubu ngubu wowe warimbura amajyo ariko ubaye umuhanga kumva warimbura amajyo ntacyo wari umaze ariko nkwise umuhanga kandi bitewe nuko n'imyizerere ye n'icyo agiye gukora imitongero igakora ibintu bikagenda neza warimbura amajyo none nkwise umuhanga umuhanga ugiye gukora icyo ugiye guhangura ibyananiranye uri kumva ubwo rero nabo bari bafite imyizerere yabo yo guhamura kuko twebwe natwe kubera kujijuka no kumenya ibyiza biri imbere ntawe ukinywera umutima uruhu ariko kera hari imiti yagombaga kunywerebwa mu ruhu uko byagenda kose ikabona gukora cyane cyane nk'imiti bahaga abantu bagize ibyago bagapfusha twita guhumanura cyateye ko bashyira mu rukiza rwose ndetse rw'isugi rutamenetse urumva neza rutamenetse kandi no muri iki gihe cya none uriya muhango wakanapfu uracyakora cyane rwose wakanapfu uracyakora se ko abenshi batumva ibyari byo ntago bumva ibyari byo cyangwa se wenda abakuru tuzi igihanga cyangwa abakuru bakabikora bato batabizi ariko birakorwa rwose birakorwa bakabikora no mu ibanga ariko barabikorana cyane barabikora mu ibanga kakubwira ati nzakoresha iki muganga ukamubwira uti nta kibazo uzakoresha uyu muti abantu benshi babyumve baradusanga bapfushije babyagenze gute batese dukore dute dore ko n'amahano n'ubundi bwo n'ubu tuyatsirika none abantu rwose tuyatangira imiti yo tumenye yuko ibimera birahari rwose ibimera birahari za kamaramahano zirahari imisendabazimu irahari ibyo ni ibiti kandi Imana yaremye kandi biriho ahangaha ariko uzi kubikoresha neza utagize indi mihango ukoreraho Imana iguhamo iki imbaraga ahangaha twongere tubongereho ko twe ibyo dukora nta bya gipagani dukora ntabyo dukora nimwumva tuvuga ibya kera ntimwumve ko ari ibya gipagani abantu bajijuka kuko turasenga natwe turakijijwe twizera ko turi abagenzi bajya mu ijuru ntituraguza ntituterekera ariko turagira ngo abantu bamenye neza ko hari ibya kera byateraga ibibazo mu bantu n'ubu bigihari byihishe cyane rwose ushobora guterwa ntumenye ibyo ari byo kandi nyamara bikuriho nyamara icyo kubitsinda gihari kirahari niyo mpamvu dukangurira abantu banatwumva kugira ngo nk'uko twabibasobanuriye abagize amahirwe yo kumva iki kiganiro ntuzabona integuza yaje iwawe uzamenye ko imbere hari ikibazo kuko niba wumva inkotsa yaje ikavugira iwawe we kuzumva ko hari ibisanzwe niba wumva igihunyira cyaje kikavugira hejuru y'igisenge cy'inzu yawe ntuzumve ngo ni ibisanzwe kabone n'ubwo waba uturanye nabyo ahangaha tukaba turi gukangurira abantu ntujya wumva cyangwa se ukabona hari ikintu cyahindutse mu bidasanzwe kabone niwabona n'izo ntozi zaje mu biryo byawe kandi zitahasanzwe ukabona uri mu makaro uri mu nzu zimeze neza ariko wajya kureba ugasanga intozi zaguteye ziri ku murongo ndabona hari uduhamagaye yego mwitabe halo mwiriwe neza muganga mwiriwe turabakurikiranye murakoze cyane urinde urahagana ibiganiro murimo muravuga ariko twumvishamo ibintu byinshi kandi byiza wabanza ukatwibwira aho uri n'uwo uri we ndimo ndabakurikirana ndi mu ngororero nitwa Jacke yego Jacke mu by'ukuri mwambariza uwo musaza muri kumwe ku bijyanye na bya bimenyetso yavugaga njyewe nigeze kuba ndi mu rugo mbona imiswa n'inozi byose mu nzu icyarimwe nkabura imiswa nkabona inozi nabura inozi nkabona imiswa ibyo bintu byaneye ubwoba cyane nabyo byaba biri mu bimenyetso bishobora gutuma umuntu
bifite icyo niki byaba biri kumenyesha munaturangiraho mukorera kuzabagana muzehe nagusubiza urakoze cyane rwose umuntu wacu uri ingororero mu by'ukuri ari imiswa ari intozi bifite icyo bivuga ari zinaranzukira twavuze byose urabona ko yewe ari nishishi zose n'izafurumi biriya byose biri mu ntuza imwe muri kategori imwe no kuvuga ko rero biriya nabyo ubwo wajya kubona bimwe bisimburana bifite ikimenyetso byakwerekaga aho ngaho rwose kandi gishobora kubona ibimera byabyirukana ntibizongere no kugaruka mu rugo rwawe no kunyanyagiza no gucana ibyo bikarangira bishobora kuba byaranashyitse cyangwa se bikaba bitarashyika ariko bikaba biri mu nzira nuko rero aho dukorera dukorera i Kigali mu Nkundamahoro cyangwa se i Musanze yego ariko cyane cyane nimushyika i Kigali mu Nkundamahoro muzewe muzahamusanga uko byagenda kose ni kuri 0788 6 7 10 nago ubundi rwose uko dukora nuko twabibabwiye umuntu wacu uri aho ngaho ngororero n'abandi badukurikiranye ibintu bya kamere bya kera nibyo bidusenya nibyo biturangiza ejo ukabona umuntu yarari mu kazi baramwirukanye ntacyo bamuhora nta kibi yakoze ukabona ejo baramwirukankanya aragiye ibyo nabyo ni intezi buryo iba yamuteye niba yamyuka mibi imugendaho kandi ntamenye iyo mpamvu akagera abantu bakamwanga kandi ubundi rwose nta cyangiro yagiraga ugasanga baramuvumavuma aho asabye akazi ejo bakamwirukana gutyo burya aba afite ikintu kimukurikiranye kimuriho izo ntozi rero cyangwa iyo miswa ibyo byose bifite ikimenyetso simusiga cyaho ngaho rwose kuko urabona byose biracukura niba bicukura rero biba bifite ikibazo bikiba wakagombye kubaza muganga kuri nomero akubwiye cyangwa se kuri nimero ureba kuri screen rwose turi kumwe cyane kandi byiza cyane turabakunda tujya tugira n'ibiganiro bitandukanye ariko cyane cyane twashatse kwinjira muri kamere ya kera hari igihe none tuzababwira nuko kera bakoraga ibijyanye no kuvura nyirizina uko bahamuraga uko bavuzaga ibimera uko ibimera babiteguraga ibyo byose tuzabigeraho nabyo kuko umwanya urahari hano rwose kuri iyi televiziyo yacu tuzaba turi kumwe namwe tuganira namwe abahamagara nimuhamagare tubaho uyu mwanya sibyo muganga Nathan cyane hari ikindi kibazo waba ndabona yanagiye uriya kuko biri kose aracyadukurikiye cyane rwose ariko rero mu by'ukuri Nathan burya iki gihe cya none turimo harimo abantu tugifite ubujiji niho dushaka kujijura abantu tukabajijura tukababwira tuti mwebwe kwirukira kuri babandi barabaha ibitangaza hatewe n'abanyabitangaza cyane babandi b'abanyabitangaza babwira ngo karabaye oya twebwe ntabwo turi biracitse cyane nta nubwo tubikunda rwose muganga Nathan tuziranye igihe kirekire ntabwo turi muri ba biracitse ahubwo twebwe dushaka kuvura indwara mu mizi uri kumva indwara yose waba urwaye ni mu mizi yayo ntabwo rero dushaka twebwe kwinjira muri bya bintu byo kukwereka ngo dore ngo wakurogeye dore wakuroze oya ibyo ngibyo ntabwo turabashitse dore ko akenshi biteranya n'abantu biteranya n'abantu burya dore wa wundi utuye hariya haruguru ngo ni uwo nguwo si byiza kumenya cyane kwinjira kuko kurogeye ahubwo ishimire kugira ngo we kurogwa cyangwa se niba waranarozwe ibikurimo bikuvemo kuko akenshi kwishimira kumenya umuntu wakuroze bishobora gutera amakimbirane bishobora gutuma abantu bicana ibyo ntabwo ari byo kwishimira ahubwo wakwishimira kubaho utari burogo neza kuko muganga Nathan tuvugeho gake nanone ku bijyanye n'ibi by'imyuka mibi ufite abakobwa 2 3 4 5 nta urongorwa muri bo nurambagizwa ubukwe bupfa bugiye kuba none se aho hantu nta ntezi irimo kuko Nathan muganga harimo intezi cyane abantu bajye babyumva kandi ntibajye bahura n'ikibazo nk'icyo bakavuga ngo bazamuhamba n'ikara cyane rwose ibyo ni ikintu koko ukabona umukobwa agize imyaka 35 40 ubukwe apfushije ubukwe nka 5 ese kuki ubwo abandi budapfa none se koko ibimera ntibiyarese byamuzingura birahari cyane niyo mpamvu tubabwira ngo mujye mutugana tubagira inama tubafashe niwabona hari icyahindutse uhamagare muganga cyangwa se utugane byose ni nanone hari ikindi kintu ngiye gusoreza hari ikintu nanone kiba mu bantu umuntu agatwita inda ikamara amezi 12 kamara 15 cyo bita gusagiza imurimo
kandi iyo nda ye ari ibyo bayiteze baramuteze barayizinze akajya kwa muganga bati dore umwana waracyari muzima ariko nyamara uwo nguwo kugira ngo umuhe agasige ku nda sako kanya nta ikimera gihita kibikora nta ikimera kikabikora nta n'ikindi ukoresheje yandi kazinguka akabyara ingata akagira gute akabanza ingata imbere y'umwana akabanza ibintu by'ibyenda by'amapfundo by'iki bajye bamenya ko n'abantu ni babi abantu mu bandi babi cyane bagira gutya bakaguteza ibintu nk'ibyo ngibyo kandi mutasangize gute ibintu bikaza rero rwose mujye mwihangana none se nibatukira none se nibatega cyane none se ntibagabura ibigaburano ibitegano ibitukirano ibyo byose biba biriho nanone hari ikindi kintu rero Natani bakobwa baheze kwishiga buriya baba barafite impamvu bahahera ntihari impamvu cyane nyamara se ubwo ibimera ntibyahamukura kuri rya kiga cyane rwose wa muryango ukabona umuku ukabona abuzukuru rwose bajye batugana rwose mu by'ukuri turabakunda kandi ni byiza kugira ngo abantu bajye basobanukirwa kuko niba ngewe Munyankindi Innocent naratangiye ubuvuzi muri 81 kandi narizo bwa kizungu ariko nkinjira muri ubu kubera ko sogokuru nyogokuru mama nanjye ubwo turabavuzi bagihanga ba Kinyarwanda ubwo urumva rero ko imiti nibi byose mvuga nuko mitaho mbivoma cyane rwose nuko mitaho mbivoma kandi koko by'ukuri bitari byo kuri mangatanya ese wo umuntu akubwira ngo wowe ngo genda uhagare hariya ku ngatanga ukiramo 500 ngo urabona umugisha oya ariko ubwo ni n'ubwesikoro tujye tubamagana abo bose abo ngabo twe turanabamagana umuntu yamujyanye mu ishyamba yamujyanyemo cyase ngo genda uhagarare ku mugena wo kwirimbi nuhagera ukora ibi nibi aho ngaho nta muti na muke uzahabonera nibabivemo ahubwo wakorane n'ubwenge karemano mu bimera karemano mu mazi Imana yaremye mu nyamaswa Imana yaremye mu maba Imana yaremye mu butaka niryo ryabumba nanone burya ryabumbuzi ko rivura byinshi cyane n'ubwo butaka uzi ko wafata ubutaka bw'umugina ugabushyira ku kibyimba kigakira ibyo byose n'ubumenyi abantu duhuguke tugire ubumenyi bavuzi gakondo mugire ubumenyi niyo mukenera n'amahugurwa mujye muyadusaba tubahugure kugira ngo mumenye ibya kera ko n'ubu ngubu bigikora iyo ubikoze neza sagataho rero turashimye abantu badukurikiye kuri iki kiganiro icyizere cy'ubuzima rwose turabashimye kandi turabakunda cyane ndabona amasaha ageze ariko nk'ibisanzwe ikiganiro cyacu nagasubiraho nakagaruka tuzagaruka kuganira namwe cyangwa se kuzongera ukantumira cyane ahubwo sinzongera ubu muratumiwe urakoze cyane guhera ku wa 4 saa 2 nk'ibisanzwe kugeza kuri aya masaha tuzaba turi kumwe na muganga Innocent nawe ubwo abidusabye n'ubundi bwo tuzaturi kumwe tubifurije kugumana amahoro y'Imana turacyari kumwe Imana ibane namwe Innocent mwasezera ko bari badukurikiye murakoze cyane ndashimira cyane na tekinisi badufashije kugira ngo aya majwi agere ku badukurikiranye bari hano hino n'amashusho mu by'ukuri rwose nawe muganga Nathan ibyiza biri imbere n'abadukurikiranye turabashimye rwose kandi turabakunda Imana ibaho umugisha kandi mugira amagara mazima murakarama so ni mwadukenera rero muzajya mukomeza umunsi ku wundi tutari muri studio muduhamagare kuri 0785562627 cyangwa se kuri nimero ya muganga 0788667310 mubura Nathan nanjye mumbona turabashimye cyane rero naho ubutaha Imana ibaho umugisha amen